mu misozi miremire y'amajyepfo y'u Rwanda aho ibicu bikunda kuguma ku gasengero k'imisozi ya Nyungwe niho havuka umugezi wa Mwogo. Umugezi umaze igihe kinini uzwi nk'isoko y'ubuzima ku baturage bawukikije. Uyu mugezi utangira mu mashyamba y'inzitane ya Nyungwe aho amazi aturuka ku mvura nyinshi ihorwa muri ako gace akagenda yegerana akabyara imigezi mito mito, amaherezo agahurira hamwe agahinduka umugezi munini wa Mwogo. Mu mateka y'aka gace umugezi wa Mwogo ntiwabaye gusa amazi atemba, ahubwo wabaye igice cy'imibereho y'abaturage. Ugira uruhare rukomeye mu guteza imbere ubuhinzi, ubuzima bwa buri munsi ndetse n'imibanire y'abantu. Abawuturiye bawukoresheje mu kuhira imyaka, mu guha amatungo amazi ndetse no mu mirimo itandukanye ya buri munsi. Abakuru bavuga ko kuva kera Mwogo yari umufasha w'ingenzi mu mibereho yabo, ariko bakaba banawutinya kubera imbaraga zawo mu gihe imvura nyinshi yaba yaguye. Uyu munsi ayo mateka yongeye kwiyerekana mu buryo bubabaje. Imvura nyinshi yaguye mu minsi ishije ndetse igatangira gusenya buhoro buhoro ikiraro gihuza agace k'umurenge wa Maraba ndetse n'umurenge wa Kigoma, byose biherereye mu karere ka Huye. Ku gice cya Maraba ni mu kagari ka Gasumba ndetse mu mudugudu wa Taba, mu gihe mu gice cy'umurenge wa Kigoma ari mu gice cy'akagari ka Karambi mu mudugudu wa Nyarunyinya. Uyu mugezi watumye imigenderanire hagati y'imidugudu yombi wa Taba ndetse n'uwa Nyarunyinya utabasha kugenda neza, aho uyu mugezi wari ufite akamaro kanini ku baturage batuye muri ibi bice byombi. Hari abanyeshuri bambukaga uyu mugezi, hari abajyaga kwivuza, hari abajyaga ku isoko ndetse n'abajyaga mu mirimo itandukanye ikikije uyu mugezi wa Mwogo. Iki kiraro cyari ingenzi cyane ku baturage kuko cyari umuyoboro w'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Abaturage bo mu kagari ka Karambi umudugudu wa Nyarunyinya ndetse n'abo mu kagari ka Gasumba umudugudu wa Taba ku ruhande rwa Maraba bagikoresha mu kujya ku masoko, ku mashuri, ku mavuriro ndetse no mu bikorwa by'ubucuruzi. Nyuma y'iyangirika ry'iki kiraro ubuzima bw'abaturage bwahise buhinduka. Inzira bari basanzwe banyuramo zafunzwe, bituma bagomba kuzenguruka intera ndende kugira ngo bagere aho bagomba kujya cyangwa mu miryango yabo. Ibi byagize ingaruka zikomeye ku buzima bwabo bwa buri munsi. Nubwo bimeze bityo hari icyizere ko ibisubizo bizaboneka. Abayobozi b'inzego z'ibanze batangaje ko iki kibazo bakimenye ndetse bakimenye rugikubita, kandi ko barimo gushaka uburyo bwo gufasha abaturage kubona inzira z'agateganyo mu gihe hagitegurwa umushinga wo kucyubaka mu buryo buramba. Ibi byabaye ku mugezi wa Mwogo uyu munsi byongeye kwibutsa abantu bose ko kamere ishobora kuba inshuti ndetse n'umwanzi icyarimwe. Nubwo uyu mugezi ukomeje gufasha abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi, unagaragaza ko hakenewe ubwitwararike, igenamigambi n'ibikorwa remezo bihamye ndetse bihambaye kugira ngo hirindwe ibiza nk'ibi mu gihe kiri imbere. Kora subscribe kuri Opal TV kugira ngo dukomeze kubana ku makuru acukumbuye kandi agezweho.